Reka turebere hamwe uburyo umuntu ashobora kuba yafungura channel mu buryo bwiza kandi bwizewe bushobora kuba byazakuviramo umusaruro mwiza. Birashoboka yuko we waba udukurikiye wajya wibaza atari ko se ko nanjye nshaka kuba nashyirana ibihangano byanjye, hari ibindi mo nshaka gushyira ahagaragara isi ikabimenya, ni gute nafungura channel mu buryo bwiza kandi nanjye yazangira umusaruro mu gihe kiri imbere. Rero gihe tugiye kubana n'Imbonigaba Job, nyamuneka reka mwongere kukubwira ngo reka tubane muri iki kiganiro kugeza ku munota wa nyuma, urasobanukirwa byinshi kandi uramenya uburyo wari ukwiriye kuba wafungura channel mu buryo bwizewe, noneho channel yawe ugashyiraho ibihangano byawe bikazakugirira umusaruro. Icya mbere, hari ibyangombwa by'ingenzi wakagombye kuba ufite. Ugomba kuba ufite email. Icyo nicyo cya mbere, gufungura email. Ubwo ni ukugenda ukajya kuri Google account, warangiza ukinjiramo, wamara kwinjiramo ugashyiramo email yawe, ugahitamo izina rya email yawe. Noneho icya gatatu, ugashyiramo izina rya email n'izina umuntu atazabasha kuba yaguhakinga mu buryo bworoshye. Noneho icya gatatu, ugahitamo password ifite imbaraga, iri strong. Password rero bigizwe n'ibintu bigera muri bitatu. Icya mbere bigizwe n'amaretre, ubwo ni amagambo, inyuguti. Ikaba igizwe kabiri, ikaba igizwe n'imibare numbers, ubwo ni imibare guhera 1 kugeza ku 9 na 0 irimo. Noneho ikaba igizwe n'icyo bita symbole. Symbole ubwo ni agatangaro, ni arobase cyangwa se ni akitso. Ni ukuvuga ngo utwo tuntu twose ni utugize symbole. Noneho ugahitamo password ifite imbaraga ku buryo abahakazi badashobora kuba bakwinjirira mu buryo bworoshye. Iyo umaze kugira email rero umaze kuyifungura, ariko nyamuneka nimba wumva iki kiganiro cyiza, duhe like, kanda kuri like. Noneho ikindi wibuke gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ukandi no kunzogera bijye bikugeraho ku gihe. Noneho icya kabiri, jya kuri YouTube. Numara kwinjira kuri YouTube, nurangiza winjira ahantu handitse ijambo ngo sign in, urakandaho kuri YouTube. Nurangiza ujye kuri sign in, nurangiza ukandeho. Numara gukandaho, uribuze kubona ahanditse ijambo ngo kanda handitse ngo profile. Nurangiza ushyiremo ifoto yawe ushaka kugira ngo izabe iri kuri channel yawe. Numara gukanda aho ngaho, kanda ku ifoto yawe, hitamo ahantu handitse ngo create channel. Numara kuhakanda, uzaba ubashije kwinjiramo. Numara kubikora, icya gatatu uzakora, ubwo umaze guhitamo channel, umaze kuyicreatinga, noneho hitamo izina rya channel yawe. Igomba kuba ari izina ryoroshye kwibuka, nawe ubwawe utazaza urivuga uhuzagurika. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, rigomba kuba ari izina rijyanye n'ibyo ukora. Icya gatatu, rigomba kuba ari izina byibuze abantu bakunda, nimba abantu bari mu gusacinga, navuga ngo ni ikintu kigezweho abantu bakunda gukurikira. Iryo zina icyo gihe bazaza basacinga, nimba ari réponse, agiye gusacisha ku bintu bijyanye n'ibisubizo, ari kuri YouTube, hazaza channel yawe. Amachannel yose avuga ku bijyanye n'iby'ibisubizo niyo yawe izaza ibonekamo. Urugero ushobora kuba ari Réponse TV, Réponse Education, cyangwa se Vision Health Education, cyangwa se Vision Health TV. Izaba ari izina rijyanye n'ibyo uzaba ukora. Nuramutse ukoze ibi ngibi, uzaba ufunguye channel mu buryo bwizewe kandi mu buryo bwuzuye bwakugirira umumaro. Icya kane tugomba gukora, umaze gufungura channel, Gmail wayifunguye, wamaze gusayininga in, wa creatinga channel, wamaze kuyita izina, mu yandi magambo yamaze kuba yuzuye. Icyo uzakora kindi cya kane ni uguhitamo brand account. Ahangaha ushobora kuvuga ngo nubwo nyifunguye ariko hari abo nzaza nkorana nabo, uzaza ubibona kenshi ugiye kuri YouTube
ugakanda kuri videwo ugasanga hari nk'izindi cano nk'eshatu cyangwa se izindi brand account ziri kumwe n'iyo cano. Ni ukuvuga ngo uwo muntu aba yarahisemo brand account ugasanga izo brand zose zisa nkaho zigenderanye. Icya kabiri nabo muzakorana. Rero kanda kuri subscribe kugira ngo ikiganiro kigiye gukurikiraho tuzabashe kugihuriramo kandi nacyo tuzabane nk'uko twahereye ku munota wa mbere tuzagere ku munota wa nyuma. Murakoze cyane.